najya kubona mbona ibintu birahamagaye iyo umuntu utaruzi najya kubanza kubona mbona telefone isanzwe irahamagaye isanzwe atujya kuri WhatsApp njyaho niruka ngira ngo ni n'ikindi gitangaza kigiye kuba yego njyaho ngiyeho mpita mbona iki nimero kirampamagaye ni nimero yo hanze ni nimero yo mu Rwanda hanze noneho kimaze kumpamagara mpita nitaba ngiye kubona mbona nkibibona gutyo mana yo kwizerwa noneho wagiye kumbwira ambwira ijambo rimbabaza arambwira ngo buretse gukupa uretse gukubita amadolari ngo amadolari 500 ngo akohereza amadolari 500 ndakubita amadolari 500 ngo ndayakwemerera ngo basi igihumbi wikupa ngo no mu maso yawe haratuma gahunda zirangiraga yahoraga gutyo zirangiraga noneho mu izina rya Yesu abazima n'abademoni bashyira nongira gutya nagajya gutya nkajya nyine nanjye nirebera nawe ukagira ureba ufite amatsiko arwana n'intoki arwana no muri metri mu majyepfo inshuti bakunzi ba Isano News amahoro y'Imana nabane namwe turabasuhuje rero mwese abadukurikiye hari ikiganiro nigeze kugirana na Marie Roza ubushize ariko uyu munsi nabwo turagarutse twagira ngo abadukurikiye tubanze tubasuhuze Mariro kamanze mwisuhuriza baho neza muraho cyane ese Mariro ngiye ko ngukunda uzanyemerera ngo ukunde biragoranye wa mubyeyi nago wanyemerera ko nguha urukundo rume numve you are so beautiful uri mwiza cyane ayiwe tiwe très belle ibyo byo gukora ko ntabizi bwo se ndi bumenye niba untutse cyangwa umbwiye neza ndi kukubwira kuri mwiza Samariro wambare sukambye agahanga mbabari ruseke ngaho useka basa abantu bakubone chaseka bari babigenza Samariro ubwiza ufite ndagira ngo buzagendane n'ubwo ku mutima ayiwe ku mutima urabona uhuye n'umuntu mu nzira ashobora kukureba akarangara yabatwaye n'imodoka akagonga yes ibyo ni ukuri arimo arabashuka atabakoze edit iyi foto arimo arabashuka uwo tuvugana niwe Marie Roza original hari ikiganiro nigeze gukora icyo gihe Marie Roza hari akantu yari yakoze ndavuga ngo byange bikunde bishyire kera nge Marie Roza nzamubazanira tuzakorana ikiganiro icyo gihe Marie Roza zana izi ntoki zawe dore ibyo Marie Roza yari yakoze murabyibuka none se ariko sa nakoze se Mariro buriya wumvaga bimeze bite ubundi ujya kugura zino mpeta kamubwire njya kuzigura umuntu w'umugabo yarampamagaye amagara kuri babango dukoresha ngo dushiremo WhatsApp yego amaze kumpamagara nge rero nabo ndakabati ariko sindavuga izina rye ariko ahite yihana ndamuvuze weho ntuvuga izina noneho arangije nkifata gutya nyine kuri video call mpita mbona ubwambure bwe yaguhamagaye deje yamaze kwiyambika ubusa ahita ambwira ngo ntukupe mu maso yawe haratuma ngira gahunda zirangira ijambo ryaramba reka nkubwire n'uyu munsi icyo kintu cyarambabaje kindya mu mutwe mpita mvuga ntuhereye uyu munsi ngiye kwikunda ndebe ko bizampira mpita imanuka Nyabugogo niho naziguze ubuguze impeta ndazigura zose ndavuga nta hazajyamo Marie Rose n'urukundo wenda nzakunda abana banjye niruze sibyo ahangaha ho bivuga ngo ngiye kwitereta cyangwa se kwikunda kubyishakamo byose nindangiza mbyihe okay ako kantu baratuma hari ikindi kibazo ubwo mubajije yarasanzwe akuzi mwari musanzwe muvugana uwo mugabo narinzi ndi imbere y'Imana najya ko nambona ibintu birahamagaye iyo umuntu utaruzi najya kubanza kubona mbona telefone isanzwe irahamagaye isanzwe atujya kuri WhatsApp njyaho niruka ngira ngo ni n'ikindi gitangaza kigiye kuba yego njyaho ngiyeho mpita mbona iki nimero kirampamagaye ni nimero yo hanze ni nimero yo mu Rwanda hanze noneho kimaze kumpamagara mpita nkitaba ngiye kubona mbona nkibibona gutyo mana yo kwizerwa noneho wagiye kumbwira ambwira ijambo rimbabaza arambwira ngo buretse gukupa uretse gukubita amadolari 500
ngo akohereza amadolari 500. Ndakuta amadolari 500 ngo ndayakwemerera ngo basi igihumbi wikupa. Uyo ngo no mu maso yawe haratuma gahunda zirangiraga. Yahoraga gutyo zirangiraga. Noneho mu izina rya Yesu abazima n'abademoni bashyira nongera gutya. Ariko njya gutya nkajya nyine nanjye nirebera. Nawe ukagira ureba ufite amatsiko. Arwana n'intoki, arwana no muri metri mu majyepfo. Byararanye ndamubwanika nkubwire. Mbabara ntukupe nkubwire ijambo. Urimbwa nuko utagira umurizo. Ayiwe. Uko nahise ndivuga gutyo ahita nakupa. Kuva icyo gihe niyongeye kumamagara. Abandi nayo nabonye. Yego. Ndinde Imana nayo nabonye. N'abandi bo barakubwira ngo ese ngugira kenda kakwegereye ngo kambare turebe. Wifotoze wambaye umwenda ukwegereye. Ibintu hora wambaye by'ibirumbiya by'ibintu by'ibigutiya nugasanga umuntu aragutuka anakuziza igitambaro uteze. Ati kuki wari uteze igitambaro? Nakubwira nisi mwabantu mwe nabyirukiye mu idini. Ntazi gukuramo igitambaro numva ko ari isakirirego. Yego. Sibyo? Noneho ubwo rero kuza kunyemeza ngo nkuremo intuzi igitambaro byari bingoye. Yego. Kumva umuntu akubwiye ngo se ngugira akenda kakamenye nyoya. Ndetse ngo aya amafaranga ukakagura wakambara nkabibona ni nkubwiza ukuri kw'Imana ihoraho nahitanya rya ntako nagura. Ubwo rero ugasanga ndi gupfa ngo n'abantu kuba nagira umwenda unyegereye kuba ntambara mini ikindi kuba ntakuramo igitambaro ngo mbisokoze. Yego. None se Mariro uretse ubwo rero niho wahise ufata icyemezo cyo kuvuga ngo wiyambike impeta? Ese mvuga nti rero ndabona ibi bintu niho naboneye agasuzugura abagore batagira abagabo barushye. Yego. Numva n'umubabaro wabo bitanisanisha n'abana abantu babonye byinshi. Ni guto saa 7 z'ijoro. Yaraguhamagaye saa 7 z'ijoro. Z'ijoro. Kandi ufite umugabo ntabwo izo saa umuntu yagutinya. Oya ufite umugabo nta muntu waguhamagara saa 7 z'ijoro. Noneho mbibonye gutyo. Ariko nawe umenye nta mugore aba afite. Wizo uretse ko hari umbwiye ko ari nimero zo hanze niba ari bari muri Amerika byo baba bari kumanywa. Rero ntabwo. Saa 7 z'ijoro haba haki sinari kubimenya. Biba ari mu mugoroba iwabo. Sinari kubimenya rero urumva ntakubeshye. Ariko nyine byarambabaje nakubeshye. Mpita numva ngiye kuba. Marie Rose agomba kwikunda. Ariko rero nicyo kintu navuze ngo ngarutse muri cya kiganiro cyo twagiranye ubushize wavugaga ko utikunda uvuga uti nanabishoboye nanakwiyahura mbonye ikinjyana muri gereza najyayo. Mariro uko wari wakoze iyi mpeta uvuga uti Marie Rose ndikunze ndishatse ndisezeranije buri kimwe cyose kubera icyo kigira ayo majwi kongorera kwiyahura kubera icyo kizi muri wowe. Uzi ngiye ikintu nabonye kibitera ni cyagiye umuntu aba ari mu rugo abona ari wenyine. Yego. Noneho ugasanga ari guha umwanya bya bintu arimo cyangwa se bya buzima ukabutangira kwitekereza. Hari igihe uba mu buzima wabona n'ubwo uhinduye ukabona nyine biratandukanye cyane. Niko kundi bitandukanye ukumva ya mahoro ushaka kwihesha ntago arimo. Yego. Noneho ya mahoro ngende kwishakamo nyine sinyabone. Icyo kintu kiyi. Reka nkubaza kandi kabazo k'amatsiko. Nyuma yuko utandukanye n'umugabo n'uyu munsi byose ni bibi ariko icyo ubona wahitamo 100% ni iki? Ari ugukomeza kubana nawe cyangwa kuba mwaratandukanye? Ikiza muri byombi ni iki? Nubwo byose byakubereye bibi. Byose ni bibi ariko nabonye agakingirizo k'umugabo ari ikintu gikomeye. Urakoze cyane aha ndagushimiye. Aha ndagushimiye impamvu itumye ngushimira ngiyi. Hari ikintu nanifuje kuza kubwira abantu kuri uyu munsi ngo icyubahiro cy'umugore n'umugabo. Icyubahiro cy'umugabo ni umugore. Icyubahiro cy'abana ni ababyeyi. Icyubahiro cy'ababyeyi ni abana. Ibi bintu ubundi birakurikirana. Hari abantu rero batabizi. Umuntu uyu munsi dufite umugore wicaye ari kuvuga ati "Pose nashaka azagenda nzananirwa kuba hose. Mfite diplome yanjye, mfite abana banjye nzibeshaho." Sibyo? Weho nanjye nari nkubajije ngo ibintu byose byakubereye bibi. Ariko uyu munsi cyaba kiza hagati y'ibyo byombi ni iki? Utagakingirizo k'umugabo n'aka gaciro. Kubera iki wabonye agasuzuguro kabijemo? Niwe muntu waguhamagaye izo saa 7 z'ijoro? Ni kubera ko nta mugabo nyine wari ufite. Ikindi mama menyo erega ngo nutaribwa ntamenya kurinda.
iyo abantu babiri bakibana umwe ntabona ikosa ry'undi yego ahubwo umwe yumva ahoro umwe muri bari ikibazo yego nkabona umugabo wanjye ni ikibazo kimwe cyasongoyeho nawe yambona akabona ndi ivunja ryo rimwe rikomeye kurenza andi mavunja yose yego rero ibyo bintu byose twese uko tubibona tukabona ni ibintu birenze ubwenge n'ibitekerezo yego rero iyo umwe abuze cya kindi yari afite nibwo ku ruhande rumwe yiga icyo cya kindi yari afite agaciro k'icyo kimaze yego ku ruhande rwanjye ibintu byose urumva sharije nyinshi twongere tugaruke kuri aba babyeyi babana n'abagabo sharije nyinshi ziba zifite abagabo yego ariko iyo wazigezemo uri umugore uhura n'agasuzuguro uhura n'amagambo ejo batazavuga ngo ni umwana w'umugore n'ubundi batavuga ati dore bya byana by'umugore yego mana habamo ibintu ukavuga ati ariko amafaranga yo kujya guhaha kugira ngo ujye kuri butike kwikopesha nimba iguha uzishyura iki ko nta mugabo uzishyura iki niba uriye avuye gusambanya yego niba ukoze iki ahuye n'umugabo niba bigenze uku arasambanya niba habaye iki arasambanya mbese igikozwe cyose yego cyitirirwa ubusambanyi yego ntabwo biba byoroshye ariyo mpamvu njyewe buriya hari ukuntu abantu bajya bababaza abandi nkunda kubibona na hano kuri social media bazi yuko ngo umugore w'ibana cyangwa se umugore w'ibana baba batangiye kumwita amazina bagatangira kuvuga ngo ni indaya za ndaya ziratambutse zigize gute hari ikindi kibazo ushaka kukubaza Mariro uyu munsi uravuga uti njyewe nta mwenda afite umfashe hariho n'ababimbaza hari n'ababinziza n'ibiki byose ubona utaba abagore baza kuri social media baza kwigaragaza nduzi ko ari ukwigaragaza umuntu agahagarara akikaraga kizunguza ni mu ndebe ndi mwiza ndi igishongore ndi igiki ubabona ute ku ruhare rwanjye mfite ukuntu mbibona buriya ijambo ryaravuze ngo ubwiza bw'umugore bumenywe n'umugabo bashakanye yego kandi kabiri ubwiza bw'umugore bushushanya imiterere y'Imana yego cyangwa se bushushanya uwo ari we wese icyubahiro cy'ubugore ni ukwikwiza none se kera ngiye ngaruka kera hari ukuntu njya n'inkunda hari abamama bajya kudakumamagara tukaganira kavuga ati kera twarifubikaga ku buryo n'agatuza katagaragaraga uko nuko ati impamvu twifubikaga nk'iyi twateraga abagabo amatsiko yego ati wa mugabo yagutwara kumva amatsiko yo kuzareba ikibero cyawe uko kimeze ariko muri ubwo mwabitweretse se turagira amatsiko yo yahe yo gushaka nayo matsiko turi bugire yo gushaka sibyo noneho nkareba nkabona abamama nyine twataye indangagaciro zo kubaha ba bantu turi bo yego noneho nkareba niwambara mini umwana uramwambika iki sibyo ese ko washyize bwa busanze umwana arawe ari bukora iki ntabwo uzajya kumuhugura nawe utihuguye uko ni ukuri sibyo ntabwo uzajya kubwira umwana ngo ambara birebire kandi nakubona ni wowe wari bufatireho urugero kabiri abo babyeyi nibo bari bakwiye kwikwiza bagatanga uburere mu bana ariko ugasanga nyine nibo baje no kutwambura cyangwa se kwambura abana babo uburere niyo wumva abantu benshi akenshi dupfa ngo kubera kwambara ibintu bijagaraye cyangwa se bitagira forume nyine ngo bamenye forume ya nyaganisha nimba bwiza ukuri mu bagore bateye nabi nimbamo pe ndamutse nambaye umwenda unyegere nta muntu bazongera kunywa amazi kuko nta bintu ngira biba ku murongo ibintu byose biteye macuri yego nkajya kumva ariko ngo nabyo wazabyambaye nkumva wapi yego noneho nkareba rero ba bantu bari kuza bambaye bwa busa batwihanganire buri muntu wese agira icyo akunda n'imyemerere ye ntabwo tuyibambura ahubwo turavuga ngo ese ko wamaze kugaragaza ubwambure bwawe ubwereka wa musore azagushaka ate ko turi kugwiza abakobwa benshi badashaka cyangwa abagore benshi batari gushaka ese ibi bintu bizahurira hehe ni uko njye ndi kubyumva ni ukuri kubyumva none se Mariro nyine mba afite utubazo twinshi cyane two kukubaza uyu munsi no muri cya kiganiro cy'ubushize nigeze gusa naho mbikomozaho iyo turi kuganira gutya ndumva ibintu byose ari byiza ariko uragira uti hagize untereta n'icyuma nakimukubita bisobanura ngo umeze nk'aho wazinutswe none ko igikomere uyu mugabo waguteye igikomere ko hashobora kuvuga ko habonetse undi wakikomora abonetse kuko icya mbere na mbere buretse manze nkwereke hari ubuzima bubi wabayemo bwo kwambara ubusa hari ubuzima bubi wabayemo bwo kutarya hari ubuzima bubi wabayemo bwo kudahabwa urukundo ariko nubwo wavuze ngo urukundo ntarubaho
njye nemera ko rubaho. Hari umuntu ushobora kwicara uyu munsi akavuga ati uriya mugore ndamukunda uko byaba biri kose, kuvuga ngo ni umushizi w'isoni, kuvuga ngo avuga nabi n'ibiti byose, njyewe nabyihanganira ariko nkamufata nkanamufasha nkamuherekeza muri uru rugendo, kuko n'ubundi baravuga ngo nta nkweto ijya ibura iyayo. wasabaho Birashoboka. naboneka nzabikubwira. Naboneka ataje ngo akubite umufuka w'umuceri w'akawunga amavuta aje akubwira ati dusohoke, ati dufate roge tubanze turuhuke, Ababaho. ku buryo umuntu ashaka gufasha nta yindi nyungu agamije inyuma. Uyagamije yuko mwazabana kari kera. Uwo mwazabana mwajya kubana mutabanje kujya muryamana. Oya, hari umuntu mushobora kubana mutamanje kujya muri ibyo ujya kuryamana. Umuntu ntawe ubaho mu bamenyo ntawe. Erega reka nkubwire, twebwe twamaze kubona ibintu byose turabifata turabigeneraliza, twumva ko ibintu byose ari bimwe, kandi wenda hari uburyo ki hari abandi bantu hariya bagifite indangagaciro, hari n'abantu bagifite ubumuntu mariro. Ntabwo abantu bose batekereza kwiyahura, nta nubwo abantu bose batekereza kuba batakunda abana babo. Rero niba hari abantu batatekereza kwiyahura, ashobora no gutekereza ati runaka ntagapfe, Marie Rose ntagapfe. Mubahora ntago babaho. Ni ukuri niba hari abahari babitubwira. Babitubwire. Babitubwire. Nzi ko abantu bose benshi dufite bagiye bakomeretswa n'abandi, nabo baragenda bahinduka nyine nk'abantu. Igikomere gikomeye cyane wahuye nacyo, kudakundwa n'umubyeyi wakubyaye. Icyo nicyo cya mbere na mbere. Tubyihorere ibyo tureke Mana Nyagasani. Ega hari abantu baba badukurikiye batarigeze bumva amateka yawe. Aya barayasha, nta muntu waba utayazi uburyo mama mbuze ndi umwana wavutse mama bamufashe ku nguvu bamwiciye umuryango bagize ibyo bintu tubyihorere Mana. Muri iki gihe cyo kwibuka nawe urakomereka. None se ni nabwo ukomereka cyane. Arahamagara akavuga ya magambo n'ubundi atari meza. Mama wawe arahamagara kandi wahita akoresha indi nimero witwa gutya. Yego, uri kubyina intsinzi se? No, akakubaza ko uri kubyina intsinzi se, weho hari ibyo uzi, hari uruhare wabigizemo. Byihorere mubyeyi, iki gihe cyo kwibuka tuba turimo. Mana yo mu ijuru, mba ninginga Imana nkabwira Mana, kereka hari ntagiye ntunga telefone muri icyo gihe, kuko nakira amagambo atari meza. Usibye mama wawe hari abandi bo mu muryango we bakubwira amagambo atari meza? Ntabwo uretse ko wenda ntababaho, wenda bayambwira ni mama gusa nzi. Mama nzi gusa kuko abandi barashize. Turi kubyina intsinzi y'ikisi yuko habaye ikisi, yuko nyine namusize wenyine, kuko urumva bamwiciye bose. Umwe ngo muri bo muri abo bantu bicaga avamo ati kano mukande ndakiyunyuguza. Ese mama wawe yari afite imyaka ingahe icyo gihe? Ntabwo mbizi, urumva ngo yari mutoya nawe muri 13 n'imwe. Ko Mariro ko wabaye mu rusengero, wemera ko karandi baho? Karandi ndayemera cyane, kuko urumva mama wawe yafashwe ku ngufu ku myaka 13 14, nawe wafashwe ku ngufu ku myaka 13 14. Mu bana ufite harimo umukobwa? Oya, n'abahungu. Ariko nabo bishobora kubabaho, bashobora no guhura n'abagore babafata ku ngufu. N'izina rya Yesu. Nyine niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ujye usenga ukubita iki kintu cya karande byibuze kugira ngo kikuveho. Nta n'ikindi kintu nirukana nkacyo, ndakirukana pe ko ndakirwanya n'ubuzima bwanjye bwose. Ndego. Kuko ejo bundi ushobora no gushaka ukaba wabyara umwana w'umukobwa ugakubita karande yo kugira ngo ibyakubayeho bitazamubaho. Ntago byamubaho. None se kurumva ari ngiye byatewe na situation y'uburyo navutse n'uburyo nagiye nkura ndererwa mu miryango imwe, wongezemo ejo nkabona urwo rugo rufite nibanga ari intambara, ejo yazibukaza kandi intambara ugasanga nabo turugezemo ari intambara, bakahankura ejo bakangira, nahoraga donzerera biza kurangira mbonye. Imana yagukuye hari ahantu rero ndagira ngo wemere yuko yagukura no muri iki kintu, muri iki gikombe kikubwira ngo amajwi ari kukubwira ngo ubundi umaze iki ku isi. Imana yagukuye hari nyemerera ko yagukura naha ngaha ikagushyira ahandi hantu heza cyane. Yabikora. Hanyuma nanone ukubita umwuka, uyu mwuka utuma udashaka gukunda n'abana wabyaye ngo ube wabaha urukundo, usuhuza ubabaze mumeze mute, mwiriwe mute n'ibiti byose. Terwa na ya situation ariko y'umuntu. Nyine ni akarande navuze kuba mama wawe ataragukunze nawe ukaba wumva utakunda abana bawe. Imana imbabarire mu rukundo. Ni ukuri Imana iguha urukundo. Amen. Kandi uru rukundo urumva mama wawe nawe ntekereza ko ntabwo yikunze. Niyo mpamvu ashobora guhamagara umwana yagiriye ku gisi. Erega yakugiriye ku gisi yagusutseho igisanzwe.
aha Oya. Ese ariko ubundi reka nkubaze njye Imana imbabarire nkubaze iki kintu hari mperuka njya nkunda kubaza ku Mana naravutse nararemwe naratewe nzamuka mu butaka byagenze bite ntago niyumvisha uburyo ki ku ruhande rumwe yego wenda ngewe biragoye ko nakumvise ko byarambazwe njye wenda ntacyo numvisha na gato ariko no kubagwa biraryana yego kuri ikinya kiba kigushizemo birababaza ariko ntago niyumvisha ko basi wenda nubwo njye mbana nabo nkababonamo ingaruka z'ubuzima bubi ndi gucamo ariko njya numva hari nk'akantu nk'iyo bataremba numva nahangayitse naba ntabonye ibyo bakeneye nkumva ndahangayitse kimwe n'uko ubu nta n'umwana wanjye natuma arara mu gasozi niba izo mbaraga ntaziyumvamo ko umwana wanjye arara mu gasozi kuki umuntu ashobora kumara umwaka wa mbere uwa kabiri kugeza ku myaka yanjye 20 ataranavuga na kunsi na kama ngo anandebe mu maso ntago biba byoroshye ikibazo cya nyuma mba ndi kugenda nsa n'ubicagaguramo wumva wagira umutima wo kubabarira mama wawe atagusabye n'imbabazi oya ukajya untoza ibintu ntifite kashushu ijyanire hamanira utwawe niba ari nizo zimbabazi zari zigende ndigendera pe wareka nkigendera oya wigenda ntabwo uri bugende nuko rero ubwo mpa amahoro tuvuga ibindi ntabwo ibyo by'imbabazi ari byari bikuzanye cyangwa se ibyo byatumye umpamagara niba dufite ibindi turi kuganira tubiganireho ariko ibintu byo kongera kuzanamo imbabazi z'iwacu imbabazi z'umugabo ni nk'imbabazi zo kwakira imbabazi zo gukunda abana banjye simbabone mu makosa y'umugabo yankoreye sibyo simbabonemo amakosa umubyeyi wanjye yankoreye singira ikosa n'iri na rimwe mbonamo bariya abana banjye mbone ko ari byibuze ari njye nabo ibindi tubyihorere nshuti bakunzi bacu rero murabona ntabwo ibintu biba byoroshye bisa mbura ikindi kibazo nabaza ariko mpamya ntashidikanya ko uyu munsi hari abantu badukurikiye ndashimira umwe mu babyeyi twigeze kuganiraho ari muri Canada twigeze kuganira arambwira ati Marie Rose ni umwana wambabaje ku buryo bukomeye cyane atari ko Imana yo mu ijuru aba ari izamuha urukundo kuko abana b'abantu bo nta rukundo bigeze baguha ariko nubwo bataruguhaye ndagira ngo wowe uzatangire nawe urwihingemo mu masengesho ukora ujye usaba Imana urukundo kandi nawe igusabe kurutanga yego yabikoze uko wasaba Imana imbabazi niko Imana yaguha no kuzazitanga erega ushobora kubabarira umuntu atari kugira ngo mwicarane atari kugira ngo musangire atari kugira ngo murarane ukavuga uti umva uriya mugabo naramubabariye byararangiye ukumva nta cyaha ukimushinja ariko umugani wawe reka tubyihorere ibyo ngibyo Marie uzi ko yise uhinduka nkumva n'agahanga kagahinduka ya sura nziza nabonaga kwa kundi unyerera nkabona bise bivaho Paul Chérie twikomereze Paul gusa Imana y'amahoro iduha umugisha kandi ifasha na Marie Rose kwihanganira ubu buzima bushaririye yanyuzemo uyu munsi turi kubona Marie Rose watinyutse kuza imbere ya kamera ndetse akaba intuza story ye yagiye ica ku macano menshi atandukanye ariko uyu munsi agaragaye no kuri cano yanjye ndagira ngo mbwire abantu mwese mudukurikiye ngo uyu munsi hari abantu babanye n'ibikomere batabasha kubishyira kuri kamera uyu munsi hari abantu babanye n'agahinda kamwe kabatekerereza no kuvuga ngo niki nakora cyatuma njya muri gereza bisobanura ngo abonye ikibi yakora koko yagikora kugira ngo ave mu bantu nagikora da oya sha Marie oya utazakora amahano nagikora oya mubeshye se nagikora n'ubu nkibonye ubu turi kumwaho kambwira ati kora kino kintu barayagutaba gutwara nahita ngikorera no mu maso yawe yes mbwira ati iki cyakorwa kugira ngo bagutware njyewe ngikukorere mu maso yes uri gutuma ngira n'ubwoba we ubwoba se bw'iki igiteye ubwoba hagati aho ni iki ikintu nyine wumva kuba utekereza ko wagira icyo ukora kugira ngo ujye muri gereza ni igiki se ahubwo
kimbwire cyatuma rwose ngenda nkicaramo nka uzajya mu kabari unywa inzoga nyinshi cyane nurangiza umenagura amacupa. kuba navuke inzoga z'umara nanamugura amacupa cyangwa kuyamena gusa byonyine se byatuma bamfata. waba wateje akavuye ahantu. kanjye kubikora ahubwo ibyo yes. niba icyo nagikora bakaba bavuga ati tukata imyaka 10 cyangwa 20. urumva wajya muri gereza ukabamo 30 ahubwo cyangwa bakaba bati ibera ha burundu. uzarinda upfa bazagukingura uturutse muri gereza. Ego. yes. Shamana muri kubona ibi bintu bidakaza mwebwe mu nkurikiye. Pastor nzi ko uri mu bantu bazi gusenga. Fata umwanya wo gusengera Marie Rose, ngenda fata umwanya wo kuzajya muganiriza, kuko ibi bintu n'ukuri biranakaze. Ntimubigire ibintu bikinishijwe. Hari abantu n'ukuri ko Imana batajya bemera yuko depression zibaho. Hari n'abantu batajya bemera yuko agahinda gakabije kabaho, agahinda gatuma ushobora gutekereza kuba wafungwa ubuzima bwawe bwose. Ibi bintu birakabije ntimugire ngo gusa nsaba n'abantu batera abandi agahinda ko kuri uru rwego. Ni ukuri ngo nimurekeraho. Kandi nuhura n'umuntu ubanye n'ibikomere, emera ko uwaguye ku muntu ubanye n'ibikomere umenye nuko umutwara, aho kugira ngo ukomeretse umuntu n'ubundi usanzwe yarakomeretse. twitahire se byarangiye. Shamariro wambabariye ukareka ibyo bintu. Uzi ko utabanyeganye go we. Usubirimo n'ibiki wa mubyeyi. Niba twasoje wambwira tukitahira, sibyo? Ubwo niba ari ibyo mbwira twitahire byarangiye. Pora ariko. Pore kandi ntiwumve yuko isi yose yakwanze. Ndiye mama minyoni hano isi yose ibaye nyanze nanjye ubwo naba ndi ikibazo mu bantu. Ntago wajya gutuma isi yose ijya kwanga, ahubwo wirinda kuba ikibazo mu bantu kugira ngo ahubwo impamvu nge nibona, ubwo impamvu nibona nyine ndi ngenyine, ubwo nuko ari nge ku giti cyanjye nyine ndi ikibazo. Ubwo rero niba twigendere tuzagaruka. Okay, murakoze cyane. Ntago dushaka kuzamura amarangamutima y'abantu. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka, ariko mbijeje yuko tuzagarukana na Marie Rose kandi hari ibintu byamaze gushira muri we, ndetse hari n'ibintu bizaba byarahindutse. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.